muhungu wagiye ubakorera ibintu bigiye bitangaje muri biri buze kugusaba nuko wamaze gukora subscribe kugira ngo uze kubona amakuru menshi cyane kuri kino gitangazamakuru mugenda mwikurikira buri munsi dore ko yagiye abakorera amapuraka menshi cyane akagenda azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye aho yagiye azenguruka asura abantu bagiye batandukanye aho yagiye akorana n'ibyamamare mu buryo bugiye butandukanye. Wari iki rero muri aka kanya azanye umuhungu biragusaba yuko uba utari kwirukanka utari guhuzagurika yuko ufata agatebe ukicara ukamenya uko bimeze. Reka banze yisuhurize rero babantu bamukurikira kuri iki gitangazamakuru babandi bamaze kugira gutya bagahita baflowinga umuhungu bakavuga ati uyu niwe wenyine tugomba kuzajya dukurikirana ku gitangazamakuru kuko niwe muntu ushobora kugerayo akaduhereza amakuru yizewe kandi amakuru meza cyane. Uyu munsi ikintu kirimo kivugwa ni urukundo rwa Kitoko aho yamaze kwinjirira muri bino bitaramo ngo yaje guhura n'umukobwa mwiza cyane aza kumubenguka. Kitoko rero twaje kumwegera aza kutubwira ese byagenze gute ubundi inkuru ye y'urukundo n'uyu mukobwa byaje kugenda bite. Aho Bruce Melody nawe arimo atubwira ati muri iki gitaramo ndimo gukora ni igitaramo kiryoshye kandi ni igitaramo kirenze byatari aho abahanzi barimo bagenda bahatana berekana ubushobozi bwabo. The Ben nawe arimo aravuga ati ni njyewe Tiger ni njyewe uyoboye muri kino gitaramo. Aho Tiger yaje kuvuga ati Bruce Melody impamvu yaje kumfata gutya akamfata ku gakanu ni ukubera yuko nari naragiye murabizi nari maze igihe kinini cyane ntaramenya systeme ya hano iwacu mu Rwanda. None aho ngarukiye nsanga abahungu iki gihugu bamaze kugikaba muri entertainment, nsanga ahantu hose audience bamaze koroganiza utuntu twabo ntago nari nzi ukuntu bimeze. Niyo mpamvu ku nshuro rero y'igitaramo cya mbere mwabonye ngo bakoze ngo The Ben yagize gutya akaza kumanuka hasi ya Bruce Melody akaza gukubita akamasho ya danje bikarangira The Ben ahindutse umufana wa Bruce Melody. Ariko ikintu cyaje gutangaza cyaje kutubwira ati rero reka mbabwize ukuri mwabantu mwe Bruce Melody ajya yemera yuko ari umwana kuri jewe ari umwana nubaha ari umwana nyine iyo ndi kumubona imbere yanjye nyine mufata nk'umwana ngerageza kuguca bugufi nyine nkagerageza koroshya kuko amashagaga afite ntago ariyo mashagaga mfite. Twebwe twakoze ibintu birenze kuva kera. Uyu munsi rero ibintu turi gukora ni ibintu nyine twamenyereye. Uyu nguyu arimo arakora nyine ari kugerageza guhatana ngo arebe yuko yakwisanga mu gisate natwe twamaze kugeramo mbere yiwe. Utiki rero kiri buze kuvugwa hagati ya Bwiza na manager wiwe mu guzengurukana bino bitaramo bigiye bitandukanye. Reka tuze gukomeza tuganire n'abantu mu buryo bwacu bugiye butandukanye. Rero iki nakwibwirira abantu bacu turabakunda kandi tuzahora tubakunda kuko namwe mwatweretse ko mudukunda. Reka tuze kumenya ngo ibitaramo bundi bigeze he. Abantu mwagiye mukurikirana show zigiye zitandukanye, abantu bagiye bakubita show zigiye zitandukanye, ariko namwe abafana mwagiye mwereka abahanzi banyu urukundo rudasanzwe. Sasa rero uyu munsi nagenganira n'ibyamamare bigiye bitandukanye, bamwe bagenda batubwira ukuntu babyumva abandi bagenda batwereka nabo ukuntu bagenda babibona mu buryo bugiye butandukanye cyane. Aho naje kuganira na Masamba nkamubaza nise iki gitaramo ubundi uri kubona bano bahungu barimo bagenda bategura uri kubona bimeze bite, ese uri kubona bari kugenda baperforminga gute, ese audience muri kubona bari kugenda babyakira gute. Masamba aratubwira ati aba bahungu ndimo ndagenda nkurikirana ibitaramo byabo, ndimo ndagenda ndeba uburyo barimo bagenda batanga show mu buryo bugiye butandukanye. N'abahungu bona yuko bashoboye kandi n'abahungu bona yuko bamaze gutegura ikibuga, bamaze gutegura inzira zose barimo bakuramo zino show. Hey, rero ikintu kiri buze kugutangaza nuko Jules Sentore yavuze ati ngiyewe iki gitaramo kuba bataramamagaye ngo bandumiremo suko batamvugishije ahubwo nuko nanjye nari mfite ibintu nari ndimo gutegura bigiye bitandukanye. Uyu munsi kwa mutari kumbona mu muziki, uyu munsi kwa muri kubona indirimbo zanjye gakeya suko nari ahubwo mfite byinshi nanjye mpugiyemo biri kugenda binyinjiriza amafaranga mu buryo bugiye butandukanye. Kandi nibitaramo bitavuze yuko nabikora mu bukwe mu ma weekend buriya ngo muki abandi baba bari mukumbari mu bitaramo. Jules Sentore we yamaze kutubwira yuko aba yibereye mu birori by'ubukwe ariho hano aba yagiye gutaramira.
harya ngo Ruti Joel we VP ngo niki kiri kumuvugwaho muri iyi minsi, ngo ni inkuru y'urukundo, ngo asigaye ngo afite ngo umugande bari kubyumva kimwe, ngo barimo gukundana, ngo niyo mpamvu rero ngo nawe ngo ashobora ngo kuba ahuze, ngo yaba arimo yitegura kuba yarushinga wakaba nawe yagira umugore nk'abandi bose. Harya ubwo no kwera iki wahita wibaza ngo ni gute umwana mutoya nka Jules Sentore cyangwa se nka Ruti Joel ushobora gusanga Ruti Joel ageze gutya akaba yibitseho umukobwa Kitoko ari aho ngaha akiri mu mandazi. Ariko ndabibutsa yuko mbere dutangira kino kiganiro hari inkuru naje kubabwira yuko Kitoko nawe muri iyi minsi ngo mu rukundo ngo byaba bimeze neza, ngo bino bitaramo bishobora kuba bitaramuhaye amafaranga gusa, ahubwo bishobora kuba byaranamusigiye n'umugore mwiza w'igitangaza, aho yaje kugera i Musanze akaza gukubitana n'umukobwa mwiza cyane, umukobwa navuga ngo w'inzobe mwiza kabisa. Kitoko yaje kugira gutya rero abaramubengutse. Itangazamakuru rero naryo buriya ukuntu nabo bagira umunwa ukomeye cyane kandi mikoro zabo ziba ziri tayari. Kitoko baje kumugwaho ahantu ari kuganira na wa mukobwa, ntago barimo bibaza ngo ese Kitoko kuki ari kumwe n'uyu mukobwa, bakaba bari kuganira bonyine kandi bakabona uwo mukobwa ntago bamuzi kuri social media zigiye zitandukanye, bakabona nta hantu hamwe bamuzi. Nibwo baje kuganira na Kitoko rero nyuma amaze gutandukana na wa mukobwa, Kitoko arababwira ati twarimo twipangira gahunda z'akazi, nta kindi kintu twarimo dupanga. Nyuma yaho rero abanyamakuru urabizi ko buriya batajya bapfa gushyirwa, biza kurangira b'abanyamakuru binjiriye wa mukobwa baza kumwegera baramubaza ati se twabonye urimo kuganira na Kitoko, mu by'ukuri tubwize ukuri Kitoko mwarimo mupanga iki, ese Kitoko mwamenye ryari, ese Kitoko byaje kugenda bite kugira ngo uyu munsi tube twabonanye muri kumwe muri iki gitaramo muri kuganira. Umukobwa yaje kugira gutya rero yivamo, arangije aravuga ati Kitoko twahuye yewe na rumufana wiwe, ariko najyaga mwandikira kuri Instagram tukavugana. Uyu munsi rero naje kumwandikira ndamubwira ni nanjye ndi Musanze, reka tuze gushaka uburyo tuza kubonana. Kitoko ngo aza kumubwira yuko ngo bashobora kuba baza kubonana ngo nta kibazo. Niko rero umukobwa ngo yaje kuba hafi, arangije ngo Kitoko baza kuganira baravugana, baza kuvugana uburyo bari buze kubonana. Niko Kitoko ngo yaje kuva kuri show yiwe amaze kuririmba, ubwo aho yaragiye kwerekeza muri after party aza guhura nawe, aza guhamagara wa mukobwa, baza guhura baraganira. Ikintu baje kuganira rero ngo nuko Kitoko yaje guhura na wa mukobwa akaza gutwarwa n'amarangamutima, bikarangira Kitoko ngo yemeye yuko uwo mukobwa bashobora kuba bagiye gukomezanya urukundo. Niko Kitoko rero twahindukiye tuza kumuganiriza, turamubwira ni amakuru wari wayaduhishe, ariko umukobwa twaje kumuganiriza aza kutubwira yuko uyu munsi wowe nawe muri mu rukundo. Kitoko turamubaza ni se uri kubyumva gute kuba wowe n'umukobwa mwiza nkuriya, mu bakobwa bose wagiye uhura nabo ukaba noneho wamaze kwemera yuko uyu mukobwa ashobora kukubera inshuti yawe? Ese ntabwo byaba ari bya bindi tujye tubona muri social media cyangwa se tujye tubona nyine by'abasani mugenda mukurwa n'abakobwa benshi, ugasanga wenda uyu mukobwa ugiye kumubeshya? Bimeze bite? Kitoko aratubwira ngo munyitege mu minsi iraza kuza, ndaza kubagezaho amakuru meza kandi amakuru arambuye. Turavuga ni okay, ntaribi, ubwo ngubwo tuzongera tuganire nawe, none agenda tubwira ese bigeze hehe, nako tuzagenda tubona yenda poste zabo zigenda zihindukamo gake gake. Bimeze bite rero ngo amusani Kivumbi hariya ngo Nyarutarama yamaze kuyimuka, aravuga ngo ntago nkiri mu rwego rwo kuba Nyarutarama, ngo birangira umuhungu agize gutya aravuga ati genda umva nshaka kwisimbukira nkajya state nkajya kureba ukuntu ikibuga cyaho kimeze. Ni gutyo umuhungu yahise agira gutya rero ngo yamaze gukatisha tike, ubu ngubu agiye kwerekeza hariya state, ngo niwe agiye gukomereza kariyeri y'umuziki yiwe, ngo dore cyane yuko afite korabo nyinshi n'abandi bahanzi agiye kuba yahakorera. Ngo bimeze bite hano hakurya? Priscilla rero nawe ngo arimo aratangaza iki, arimo aravuga yuko ngo ashobora kuba yagaruka uyu mwaka muri sama, akagaruka gukorera umuziki hano iwabo mu Rwanda. Ngo amasomo yiwe ngo yaba amaze gupfundikira, ubu none ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo twongere twumve za ndirimbo ziwe, wari nabwo agenda adukorera indirimbo zigiye zitandukanye. Ngo dore cyane yuko arimo no kwitegura kuba yatuhereza album yiwe igiye kuzaza, ngo ku nshuro yiwe ya kabiri nibwo agiye kumurika album. Priscilla umuhanzi w'igiriyariya irwota amasimbi rwose yaramaze igihe kinini cyane, dore ko yaramazeyo imyaka myinshi, dore ko ari umuhanzi wagendeye rimwe na ba Kitoko na ba Debeni hamwe na ba Meddy. None uyu munsi
akaba avuga yuko ngo ariwe ngo warusigaye hariya ngo none ngo nawe akaba ashaka kuba yakwitahira, dore ko twagiye tubona ibyamamare bigiye bitandukanye bigenda hariya bigakorera amafaranga, abagiye kwiga bakiga barangiza bagataha, usibye ba Kamishi n'aba Kavuyo tubona tutazi ukuntu ikibuga cyabagendekeye, dore ko tudashobora kumenya ngo se ntuza Kavuyo uyu munsi bimeze bite, cyangwa se ngo tumenye ngo Kamishi bimeze bite, mu gihe abandi bagira gutya bakagaruka bagakora umuziki. Ariko noneho ayandi makuru ahari ngo nyuma yuko umuhanzi wacu Meddy ashobora kuba yaravuye muri kariyeri yo kuririmba indirimbo z'isi, yarangiza ngo akerekeza muri gospel, ngo ari kubona ibintu bitari kugenda nk'uko mbere byagendaga, ngo mbere yagiraga gutya agakora show zikitabirwa, ariko uyu munsi ngo ari gukora show ngo akabona ngo wapi ngo ntabwo umufungo uri kwinjira nk'uko arimo abitubwira neza. Ese niki cyaba kibyishe nyuma? Ese byaba biri kugenda bite? Ese dushobora kuzagira gutya tukongera tukabona umuhanzi wacu yongeye yigarukiye mu ndirimbo z'isi? Ese bizarangira gute? Reka dukomeze dutegereze cyane. Ni wa mungu wanyu rero Kiwi Rwanda Africa, n'ibisanzwe nzi ko amaze gukurikira channel yiwe kandi nzi yuko amaze gukora subscribe. Ni wa muhungu w'abanyarwanda ugira gutya agategura amakuru agiye atandukanye, dore yuko yamaze noneho kumenya yuko Skizzo Mipango ari umuhungu uturuka ari Gikondo, ariko ngo buriya ngo ubuzima ngo ntago bwari bumeze fresh, ngo ni ubuzima nyine umuniga ngo yagerageje kwirwanaho bya danje. Urumva uyu munsi Skizzo Mipango turi kubona wa danje ntago ngo ariko yakuze, ariko bamwe bakavuga ngo Skizzo Mipango ngo dore ko ari umwana ngo ushobora kuba yaravutse mu mafaranga, ngo ariko nyine abatamuzi nyine bavuga ko yakuze ari umuntu wa danje. Ariko mu by'ukuri nyuma yo kuza kubona amafoto yiwe, nyuma yiwe yo kuza kumuganiriza, yagiye atubwira byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwiwe, akakubwira ati jewe utazabona bro nicara hariya ku cyokezo nkabagisha ene nkayirya yose, cyangwa se nkaba nabagisha inkoko yanjye nkabwira bakayotsa yose mukabona ndi kuyirya. Bro nabayeho ndi hasira bya danje ku myaka yanjye nka 10 n'ingahe, buriya ubuzima bwanjye bwari mu mazi abira, bwari mu kangaratete, ariko uyu munsi kuba muri kubona ari ngewe uri kujya za state, uri kuzenguruka ibihugu byose uko mbishaka, mukabona ndi kubaho ubuzima bwanjye nshaka, ni ubuzima naharaniye kandi ni ubuzima nyine nagerageje kuba nakobokera kugeza uyu munsi muri kumbona nk'umuntu urenze nyine tu, muri kumbona nk'umuntu wirwanyeho, sibyo? Nyuma yuko rero mubona buno buzima bwiza, hari ubundi buzima bubi ngo ashobora kuba yaraciyemo, kandi koko ku bantu bagiye babona amafoto yiwe nzi ko mwagiye mubona byinshi kuri Skizzo Mipango. Hajya ngo muri sinema niki kirimo cyavugwa, hey umusaza ngo Kiramani rero yagize gutya ahita avuga ati jewe ku mugaragaro ntandukanye n'abajama banjye twatangiranye muri kariyeri ya sinema, muri kariyeri ya comedy, aho twagiye twifatanya mu buryo bugiye butandukanye, ariko amahirwe y'icyo twashakaga twamaze kukibona. None uyu munsi ntago nyiri kumwe na n'umuhungu wanjye bita Mitsutsu. Arangije aravuga ati nyuma yuko Mitsutsu twamaze gutandukana ndetse na Nsabi nawe ubu ngubu twamaze kurangizanya, nabayishe bari bose ntago tukiri gukorana, buri wese arimo arikorera ku giti kiwe, ariko bitavuze yuko umwe ashobora kuba yashaka undi akaba yamuhamagara, ariko ntago tuzongera gukorana nk'uko twakoranaga kwa kundi ugasanga umwe araguriza undi. No, ubu ngubu ukuntu bimeze, ibintu byose byabaye amafaranga. Nimba Aisha ashobora guhamagara Nsabi, ashobora kuba yamukubita umufungo, cyangwa se nimba Kiramani ashobora gushaka umuntu umwe muri bo muri bariya bakoranaga muri timu yabo, nawe nta kindi kintu gishobora kuba cyabaho usibye kuba yamukubita nk'umufungo, akamubwira ati uyu munsi mfite projet yanjye uraza kuyigaragaramo. Uyu munsi rero Nsabi nawe twamwegere turamubwira nise byagenze bite kugira ngo wisange watandukanye na Kiramani, kandi ari umuntu wagufashije kuva mu bwana bwawe kugeza na n'ubu ngubu aho umaze kugera, ari Kiramani twatuzi mwari kumwe. Nsabi yagerageje kutubwira ati njye nubwo namenye na Kiramani hari uburyo nahasuringaga ku giti cyanjye bro, urumva ntabwo Kiramani yaje ngatsangiye imihanda narangiza ngamfashe ankure hasi kugeza uyu munsi ndi hejuru. Kiramani agira gutya aravuga ngo aba bana banyenuyeho ku buryo bushoboka bwose kandi ari jyewe wabafashije. Nabo bahita bamusubiza ngo bro nubwo wadufashije kuri ntago wadukuye hasi, urumva nundi wasanze natwe dushikamye kandi turi gukora,
turangije ahubwo turihuza tugira ikintu dufatanya twembi, duhuza imbaraga zacu rero ziza kuvamo ikintu cya danje. Ariko ntuze kutubwira ngo wowe niwe watuzamuye, ngo niwe wadufashije. Ngo bimeze bite rero? Sasa dukomeze rero n'ikiganiro cy'ubutanzi ko tuzabagezaho noneho andi makuru agiye arambuye, andi makuru asesenguye, andi makuru noneho tuzabatemberera muri iyi mihanda, tugenda tubereka ibintu bigiye bitandukanye, aho tugiye gukomezanya n'ibi bitaramo by'abahungu, dukomezanya nabo tugenda tubahereza show ahantu hakurikiwe. Rero ahantu hatahiwe nabwira ko ari Bugesera, Nyamata, mwese muzaba muhari. Bimeze bite? Amaboko gutya